reka nakubwiriza ukuri nta kubesha na Meddy niba ari burebe no interview arahita avyibuka neza bituma Meddy sasa aba VIP debe na aba VIP aba competition ubundi niko abantu batazi naho ngaho kuri cercle byatangiriye bamwe bavuga ngo dukunda uyu abandi dukunda bitangirira aho ngaho. Singira ngo muri kumubona kuri kamera zacu DJ Omar umusore wambaye neza cyane cyane ubushize yatubwiye ubuzima bw'ubukoboyi yabaye none no munsi ndabona yaje yambaye ikoboyi oya muri make agiye kutwereka ukuntu ari umukoboyi shaza kuvuga ko ni umukoboyi amen none se nk'izi style ubushize ukuntu wari wafunze ka jogging ka two leg yibuka turi muri corridor y'umukara na jogging byose ni old school yankunda kwamba old school ni old school n'utuntu twawo right abakunzi ba Jalas official rero nizere ko mumeze neza cyane DJ Omar mwaramukunze ubundi kubera ko twagiye tugirana ibiganiro bigiye bitandukanye ubushize twabaje tuganira ku mateka ye n'ubuzima yanyuzemo kugeragera i Kigali mutanya muvuga ati uwo murundi wamugani nkuko muganga wamusanze muri koma ati cya kirundi none cyazuse. So rero nyuma yo kuzuka n'ubundi buzima yagiye abamo murabizi ko twazengurutse muri koridoro akatunyuzamo akatwereka ahantu hose yagiye aba kuri no nshuro navuze nti tukatuganire none duclosing ikiganiro mu by'ukuri nubwo wenda tuzogira n'ibindi biganiro ariko ku mateka ye tugire naho dufungira nagucire mu ijambo ariko kundi usanga umuntu akubwira ngo nabayeho nabi wabayeho nabi bya bindi ari umunyamakuru nigeze niba kumva niba ari peacemaker ubundi proof iyo yambere rero biriya nakweretse ko ari kugira ngo ndakwereke proof y'ivyi wanje apana bya bindi byo tugira imana duhahurira nabo twabanye ku muhanda n'iki so wenda biriya se navyerekanye muri make njewe naravuze nti ngomba kujyana nawo mara ahantu kugira batazagira ngo twaje mu gatwiko kubera ko ariyo monde yari imaze iminsi igezweho iriya yari proof yo kugira ngo abantu babone ubuzima babayemo ariko utakirimo. Mu bantu twahuye nabo harimo witwa Sudi wavuze ngo utazi icyo asaba Imana arayibwira ngo nzapfesha kariya kantu karashimishije. So icyo kintu n'ubundi ningingo n'ubundi hura n'ubuzima bwa Omar kuko DJ Omar wabaye ku ikarito kuri ubu ngubu akaba ari main DJ w'akabari runaka hari icyo biba bivuze ku rugendo rw'ubuzima. So rero mbere yuko uba umu DJ umixinga ubikora bya kinyamwuga ku makuru make mfite urabizi ko nari nigere kuri tele hari ukuntu wabayeho n'umu DJ ubaninga amasidi ndashaka rero nguve ku ikarito utwinjize ku buzima bwo kubaninga CD niba hari ibyo wibukamo utugeze neza noneho umaze kuba DJ Omar kuri ubu ngubu n'ubundi umu DJ ubikora mu bubari mu maradiyo mu mateleviziyo mu road shows mu event byaje kugenda gute uko byagenze urumva ko nakubwiye ko nakoze accident maze gukora accident naje kuva mu bitaro mva mu bitaro nta nishuye sha nta nishuye twabuze ayo twishura baza kuturekura baratubwira mwe mugende igihe muzaza gufata gukurikirana ibintu bya JALAS nibwo muzaza gufata ibipapuro nibwo muzatwishura ubwo nabishuye mbita rero ngenda none subira ku muhanda mama arambwira ati ese dusubire i Burundi ya ngomba hano guhashakira ubuzima mpaka ubwo rero nibwo ese ntangira guhasoringa ariko buri hari kwicara kwitekerezaho kwitekerezaho ukuntu rero biriya byatumye nitekerezaho ku buryo ibyakurikiye nabanza nkavuga se buriya bwa buzima buri butume bongera kuntwara muri prison bwo ndi bwongera ndavuga oya ahubwo reka nkwereke ngomba uburyo bwari bwo bwose niba mfite style niba mfite aho njya kujya umusigi nta muntu mbonye
ngomba kujya ngenda nkajya umusigi noneho nkaza nkambara neza nkisanisha n'abana b'abakire aho twahurira na baburu n'abande n'abafaya nambaye neza kumbe bazi ko n'umwana w'umukire kumbe duwahehe mvuye kwirira umuziki ukataja rero ariko n'ubundi gukora poromba abana babo bakire twajyana muri filime tukirigwana ntabwo twabonanaga mu gatondo najyaga gukoropa hahandi rero umunsi umwe wa mujama wari ufite studio yitwa Big Top haza umuntu aramubwira ngo nazanye ibyuma Hilltop igiye gufungura icyo gihe hari hotel yitwa Hilltop yabaga hariya mu Giporoso ngo bagiye gufungura noneho tukeneye umudije kuko ariyo studio yari yonyene ariko wa mujama uko nakoropaga nyene nababwiye uko nagenda ncokoza ageza haranyigisha ku buryo icyo gihe habaga soft yitwa BPM apana bino byabacubije vuba n'ibya Serato havaga soft yitwa BPM yarayinyigishaga hari n'indi vacu yabagaho yitwa gatatu aba DJ nibo bayizi Rikumba hari n'aba DJ baba bana bungu nkiyo ntabwo bayimenya na BPM ntabwo bayimenya yego yarabinyigishije mugabo ntazi gucomeka ibyuma ntazi umuziki ucurangwa mu bukwe cyangwa muri club cyangwa iki n'iki uwo mujama bakize kumubwira yahise ababwira ngo ndamufite umudije wavuye i Burundi byatari ngoya ngariye nkuyaze wese umubona ukuntu nabaga nifunze direct wahite kuvuga umusani wallahi siko wa mupapa yitwaga Alex yahise avuga ngo siko nahinzi yuko ari umuhanzi ya no umudije no yazadukoma nta kintu na kimwe nzi musaza barafasha hari ndabyibuka hari saa 9 z'amanywa jama yahise afunga studio twifungiranamo anyigisha uburyo bacombeka ibyuma anyigisha umuziki ubyinitse w'abagande niwo wari ugezweho n'amadensoro ya kera yabacaka men ijoro ryose twaraye ducuranga musa senajyamye ahise nsubira kuri yangange yanjye mpindura imyenda mu gatondo nacometse ibyuma ndacuranga aravuga ati mu DJ naba hari ibintu kubera ko ubu bikunda buriya n'umwana wawe nakunda ikintu bro uza kiretse ni nakunda gusambana no kwiba no kuyuza bimubuza kubona ariko umwana nakunda ukabona n'umwuga ne bari photographe imana yimukurikirana abariyo umo ese mbona impamvu navuye i Burundi ubwo uba winjiye mu isi ya DJing gutyo ewana mba ninjemwe muri Hilltop ndabakoma mbakomye urumva yuko ubwo wari umu DJ wa hoteli byari bimeze gute ari umu DJ wa hotel titimagine wa muntu avuye Hilltop yagiraga amasare nk'atandatu nari umuntu wajyaga umusigi ariko noneho nari mvuye hahandi ho kuvuga ngo ngiye gucurangira sale esheshatu wasigaho sound noneho sound wayisigaho kajya ugenda ureba sound uko bari gukoresha microphone abashaka kubyina abashaka kumva akaziki bari muri pause gutyo umva yari amasare yari amanama yababamwo ntabwo bari bwagire club Waroje waho yitwaga Alex yari umuhungu wa nyiriyo hotel yaraje aranyumviriza uko ncuranga akaziki kineye aravuga urabizi ko nicyo gihe umuziki w'i Burundi wari uri hejuru avuga ati ariko ibintu byose ni mwebwe ubwo umubosi wari waje kudushaka ubwo icyo gihe hari nk'umuhe mwaka ni ubyibuka 2006 maze kuva mu bita 2006 irenga kuko nibwo Hilltop yafunguye sishaka kubyibagira yego ko niwo munsi nyene anytime njyana ubuzima burahindutse utangiye kwinjira mu budi burahindutse no kuvuga ngo sale zare esheshatu imwe nahembwaga 15,000 ku munsi wumva amafaranga nakoreraga kandi inama z'ama hoteli ziba buri munsi ndi umuntu wawe urugigite ujya umusigi
Imana impindurira ubuzima buriya uzakore uzafightinge uzishushanishe n'abandi ntuzisuzugure. ubwo aho niho none waje kuva kuri Hilltop ujya mu kuba disque bana nahise amafaranga yavuyemo wamujama yahise ambwira ati n'ubundi urabona hano ko nta studio ya baninga kandi CD imwe baningira 5,000 DVD ya baningira 10,000 gufata nk'indirimbo ziriya zaba masamba icyo gihe ukazeditinga ukazishiramwo nk'ahantu wakameye ibintu by'amaraba ukazohereza hanze nosa uzabaze ba DJ Bobo na ba Kiroso na ba Kejo abo ni abantu twege twatangiranye agakina. Nimba ni kukubwira DJ Bobo yari umwami w'imihanda muri tawuni. Oya umwe wese yari afite umuhanda we bro. Kejo na ruwa Kicukiro jewe nayobora yari muri inde Kiroso yayoboraga Kimironko na za Remera gutyo. Remera yari yanjye nyine. Kiroso ayobora Gikondo na Kacyiru. Umuntu witwa Zizu yabanje akoreramwe mu mujyi mwo gato yabona ari kugonganamwo na Bobo ukuntu uri gutwika ari Bobo ari hejuru. Bobo yari ari hejuru birenze. Umva Zizu aravuga ati oya nanjye kuki ntagenda afata umuhanda wanjye nanjye nkawuyobora. Ayobora Nyamirambo koko kandi biranamuhera n'isa ariko n'umutima mwiza wibura bimufasha muri amujama n'umwana mwiza cyane. Kejo ewana ayobora ba diplomate na bande Kicukiro y'abamasho mama ewana yari umwambi wa Kicukiro twaragabanya ariko dufite discipline tunakundana bro. Mwebwe munabiziranye biriya biriya yabagazi yuko none se ko jewe umva Kejo ne yayobora dream studio yabaga Kicukiro yitwa dream studio yavuyemo Dream Boys. Hose ndi kukubwira habaga hariyo studio ikomeye usibye umuntu Bobo wabona kaka dusumbya ubushapu akinjira muri izo studio zose wabonaga abyemera niyo atabyemererwaga barabimuzanira abahanzi ko tugiye twemera Bobo yadusumbyaga hit twaga tuzwi nk'umuntu tuvuga uvuye Ikibungo za Kabuga za Ikibungo za Kabuga za yabagazi Omar Bobo ntabwo ari kumumubwira ariko ugasanga Bobo ko yaje gufata andimbo ko isa yeditinga hakirika ikiniki igeze ku munyakibungo iyo yagaruka wa munyakibungo sanga we yarakwibagiye yigerera mu mujyi wa Bobo akakunyura uzaza naye kugutuza ngiye mu mujyi kugura ka agiye kwa Bobo waza rero wasanga ifoto ya Gitoko wasanga ya Meddy ya nde uyu ni wewe. Umbe icyo gihe rero amafaranga navanye muri top gutyo nahise nguramo akamashini nguramo iki niki ngenda hano aga studio bafotoraga je mitanshiramo aga studio ko kubane. Icyo gihe rero iki wacu watangiye kubuminga za 2008 urumva na ndi misenegera imbere ubwo yari bisa nk'ibivuye muri ya monde yo kuvuga ngo turi kumva abagande abarundi tutangira kumva ba Meddy na ba Deben. Icyo gihe wari uri ku muhanda men je natangiranye n'imihanda ku buryo nkuru ya Meddy kubera bavuye hari i Burundi na famille yiwe yari nk'inshuti zanje Meddy yari inshuti yanjye arabizi cyane. Emi uriya w'umuhanzi yari inshuti yanjye nyene nk'abahanzi nka bose bavaga bari ba Emi irenze Imana abandi nk'abahanzi bose bavaga kuri uriya muhanda bose urumva bose bari abandi gusa bitabuze ko basangaga uwozizi uko twe twagirana urukundo yashoboraga no gusanga kubera ko reka ngwe example nk'ubu je nemerewe kuvuga ngo niba nikora producer arangije indirimbo ntago wowe muhanzi uri buyisange hehe muri studio uraza kuyifata kwa Omar kuko ari byo namuhaga nawe akama oya we yanyubakiraga izina nanjye nkamuha CD niba King James arangije indirimbo kazi wanjye akaba ari uyimuha wenda bashaka kumuha original iriya yambe ariko niba bashaka ikererega habagaho kubaningisha ngo akeneye nk'amakopi nta mafaranga yabagaho nukuvuga ngo niba King James akoreza indirimbo yashakaga amakopi nk'ibikopo nka 50 kugira nyine avuga ati se biyanye hanze aboyohereza za Bugande za Gisenyi iki niki nuko icyo gihe rero byagusabaga ngo
King James ibya email byari bitarakunda niba aje gukoresha niba akoresheje indirimbo kwa Emile Nzeyimana muri Bridge Record ubwo copy ari bukora arazikorera kwa Omar ayo mafaranga yose nagiraga icyo Omar studio nanjye bakagira icyo banyunganira kuko niba King James aje umuntu turage usanzwe kubaningisha akamusangaho ahita akavuga ati Omar ni icyamama kabisa icyamama rero niko buryo twagiye dukorana n'abahanzi ni nayo mpamvu wabonye igihe wigeze kujya mbona kwisanga sanga umuhanzi araje wari wowe wese aranze Omar kari bwo nyimumenya ni gute abantu bose bamuzi kandi muri ubwo buryo rero wabonaga basibanga ndabyumva nyine nibihe n'ubundi wa mugani tuba dukeneye nk'amateka tuba tubikeneye buri hari abantu baba hari ibintu twabuze hari ibintu byinshi twabuze ariko n'ubundi bizagenda bigaruka ubwo abasaza muhari si byose hanyuma umwange hari ikintu cy'amatsiko ngize urumva wari uri ku mihanda ya za Remera Kicukiro hariyo Kejon ari gufasha diplomate abatafu gang bari kiriki ubwo urumva iyo yari ikundiye wenyene kabisa Bob we na nk'umwami w'imihanda abantu bose bamugeraho wewe yari indaya y'abantu hari intebe yabaga kwa Bob ngo umusani wageraga kuri level yo kuyicara mani yabaga arenze yabaga arimo neza ubwo nazizu yabaga ari Nyamirambo hano hari amasoko twese izo ntebe twarazigiraga wasangaga nk'abahanzi baje nko muri Bridge Record ugasanga kwa konde babuge moye muretse ba junior nibwo bari bakiga ubu producer ugasanga nk'aba junior bicaye aho ngaho ba Meddy bicaye aho ngaho bande bari kumva music yanje kuko je umuntu wese anzi kuma old school so ari uburyo nicaraga mu rugo rero mambe kuri studio ndi gucuranga man umuhanzi yumva urabizi ko batari bwagira ibintu byabo bariganaga yumva nk'iyo ngiyo akumva nk'indirimbo Flavor ya Chris Brown ukumva mwo mubwira wagacuranga nk'aho ari kukumva Meddy agenda we ati munkorere iyi beat wa amabanga kutangiye kuyinjiramo ambabari anyway none se bro ubwo wagezeho ni sawa The Ben na Meddy bose n'abahanzi nzi bananyuze muri Bridge kandi none bakiri nabato maso ku maso Bridge Record urumva Meddy wiremera ni Bridge Record byari bimeze gute man sa nkuduha urabona abantu bawe Meddy we ndi kumuvura kubivuga ukabisanisha Meddy ni umuntu wanjye wenda The Ben sibye kuba icyo gihe bari badukeneye gusumba uko twe tubakeneye iyo yasohoraga indirimbo man yabaga azi yuko DJ Danches DJ Omar DJ Fidelo baba kuri uriya muhanda twese yaricara yasanga ndi kubaninga amubwira icara ngaho butujeho gato ya ntebe nakubwiye uyahunza mwicaze kuri iriya ntebe abandindiriyeho gato man byabaga bireza so bakazana amasidi tukakopiya indirimbo zavuye hari icyo gihe wenda ntabwo nawe bwagira ubushobozi bwo kuba navugana na studio none ingenzi vanira kuri studio twabaye inshuti na mbere yuko noneho nanjye menyekana kugira ngo icyo gihe studio aba arizo ziduha music kuko twe twaranasuraga tukamenya umuhanzi ari kuririmba neza umuhanzi wasohoye akaririmbo kazima kuko ndibuka nk'akaramata isohoka sinemera ko Meddy yarayiririmbye ari yise ariko iyo nibanga navugiye hano yabaye ndibuka Muyoboke twari turi muri studio na Muyoboke na Nikora twavuze indirimbo irakubira kuko deja twese tuyimanura muri studio wanjye tujya naho Danches yakoraga na Fidelo turanayumviriza icyo The Ben yarahari man arayumviriza niba anavyibuka The Ben yaravuze ngo uyu mwana arashoboye ariko kwari ukwiyoberekanya kuko bari basanzwe banaririmbana muri gospel bazi ariko twege ntabwo yagomba gutwereka ko bazinanye yahise avuga ngo uyu mwana arashoboye
arinde uyimanuye muyoboke kuko muyoboke icyo gihe wayoboga icyo gihe muri industry ya music ya Tom Close abo bose yagendaga yumviriza abana bari kuzamuka uriya mugabo no umuntu mukuru cyane Imana ijye umugisha no ko abantu benshi batazi ibikorwa yagiye akora ubwo niko gutera courage Meddy ati ibyo bya gospel bive mu bijya twese nyene tukamubwira yambara amashati yazinze tw'umwero ndabyibuka ari umuhungu wanje nakundaga cyane ko urumva yuko kuva mu ruturusa yari umwana ukunda umuziki yashaka nko kumva umuziki yazamuka nko kuri studio tukaba twicaye tuganira cyane cyane ko icyo gihe nyine impamvu ndakubwira ega bino bintu byabaye mu masezo higeze kuba sezo yuko umuntu wese yumva indirimbo ya Debene akumva ni ya Tom Close haba na sezo ibaho ko batandukanya Debene nande na Tom Close so habaye na sezo rero yo kumva yuko indirimbo ya Meddy ari ya Debene ndavyibuka icyo gihe hari inshuti zanjye bamba barenda bavuze Redivine na Yvonne bara abakobwa bakoraga hano cercle sportif umva abantu abayobozi nk'abasirimu tugira Imana tugira abayobozi b'abasirimu biyumvira uturirimbo tugezweho two mu Rwanda twa Tom Close twa Debene twa Kavuyo tw'abantu icyo gihe rero bagiraga uburyo bajyaga kujya igisenyi gukinirayo tennis batwaragayo umuhanzi bakunze bakobwa bakoraga cercle bikundiraga Meddy kandi bajyanaga nabo kuko nibo bajyaga kubaserva ati mwebwe muzatuzanira Debene twe twishakira Meddy Meddy yaragiye abakobwa bo basabye Meddy ariko abayobozi bashaka kuzana Debene nk'umuntu ugezweho icyo gihe ndabyibuka Meddy yarasohoye amayobera n'akaramata nangirira ubuntu ese urambona atarayisohora mubwire urambona yasotse ahubwo ariko izo zose zitirirwa nde ku buryo Debene yavaga stage bakamubaza ati kutaturirimbiye amayobera icyo gihe abantu rero amaze kujya muri video ya Tom Close abantu banamuzi cyane gose cyane amaso ku maso yaranasohotse amasidi yanjye sha bamusa abasidi yanjye zayagarura niba dukurikiye ari ku brainstorm byaga bikora narakubiswe dore n'amasidi yanjye nakubaningi hafi ibikopo no muri radio ndabyibuka icyo gihe za Isango Star zikiza umuntu yarasaba ngo ndashaka karamata yande ya Debene amwe ya Tom Close kibaza man umujinya warangira kuko urumva yuko abana bahudu yanjye urikomba ba Emirenze Imana abo ba Meddy bande umva bari abana bari bakiriya giporoso ba Buto ba Fireman bande ba Maji bande ba JC kumva rero umuntu uri gusaba indirimbo akavuga ngo ni indirimbo ya Meddy ni ya Debene nubwo Debene yabaga ari niga yanjye Imana narababaraga byatari kubera ko numvaga ari kunsuzugurira amaji yanjye rero icyo gihe rero bahita babwira bakobwa ati ndabyibuka Redivine niwe waje kuri studio arambwira tuzinanye na Meddy ndambwira n'ubu wabona aje hano atirahira nuko numukunda ati cyane none siko nshaka ko azaza igisenyi twasabye abayobozi gutwara umuhanzi wacu batazi uri kumwe oya ati ibyo biroroshe cyane nta contact ziwe kwa ko Meddy uko yarangiza indirimbo y'amamagara bro uri ndi hano iki niki kwa ko hariya twahora twimuka hari n'igihe yazaga kambo hari n'igihe nasigaga umwana kuri studio gihe nkajya guhagarara kuri ya studio nakoragaho kera barashizemo amamatro kugira ngo ntega y'abakiriya kwa amafaranga y'icyo gihe kubaninga ari amafaranga menshi yapaninga 5,000 y'intumba 12 ubwo Meddy ndabaha nimero ziwe baramuhamagara
baramujyanye hehe na debene abona Meddy bariko musa nawe bakuze rimwe na rimwe abantu bagiye bashima uvuga ngo icyo gihe babajyanye muri icyo muri iyo event cyangwa se muri beach muri iyo event babajyana mu bombi bose barahisanga bose kandi icyo gihe yabaga ari nka vacances abagore babo baragendaga papa baki yabaga ari nka vacances uri kumva icyo gihe wenda niba atari ibanga abayobozi bayoboraga mu biki nyine kugira twumve nyine bro iyo umbwiye abandi simba nshaka kubumva hari umuntu witwa Jo isaha abantu bashima abantu bazi uyu muziki abawugize umuziki abawuvanye mu mara bawuvana mu mara bawuvana muri zu bawushyira muri zuke bawuvana muri zuke bawugira umuziki uri international man bajye bashimira umuntu yitwa Jo kuko yakoze ibintu birenze namwe bahanzi murabizi ibintu yakoze ni ibintu birenze cyane ariko wenda simbwira abantu babana n'abana ariko murabizi nta muntu numwe n'utakunda Jo kubera ko hari cyo yamukoreye Jo yamukundaga kubera uburyo yabanagamo man uriya mujama uwo Jo niwe wafataga kubera ko iyo vacances yabaga mu abantu batandukanye abayobozi batandukanye kubera ko Jo ari we wabaga azi abo bana wenyene kwari kugira ngo naba bayobozi abinjize mu muziki bave mu mara bave mu mazuke kugira bamenye umuziki ugezweho wo mu Rwanda kugira ngo abo bana wawo ndi wahora ahamagara Samputu ejo naba ahamagaye Samputu ahamagare nande Meddy na Debene na Tom Close nakavuye kitoko uri kumva J Paul icyo gihe ni ikintu yakoraga iyo sama iyo yabaga bakagenda igisenyi yahuzaga abo bayobozi n'abagore babo iki niki uburyo niba ejo yatwaye Bulldog na Kavuyo umugore we wasangaga ari kwiririmbiriza Kavuyo ejo umugabo ari umva umuziki nibwo wagiye utangira gukundwa n'abayobozi sasa rero bitewe nande na Jo turetse n'ibindi bikorwa yagiye akora mwese muzi ubwo abatwaye bo bana ku Gisenyi ubwo bazika indirimbo amayobera akarama atangirira ubuntu byose ari byande Debene bya Debene reka Debene reka Meddy atangira ririmba atangirira kuri za zindi bari bazi ko Elizabeth ngira ngo iyo challenge challenge yabayeho no muri Congo igoma abantu ko batari bazi neza indirimbo ya Meddy bakayavuga ngo Mama Noella nyine bashavuga amayobera Mama Noella by Debene urumva ko bari Mama Noella urumva urumva babazi ko ari Debene umuririmbyi urumva rero cyo kintu gishobora cyarabayeho kuko nkuko bivuga kikaba cyaranatangiriye no mu bayobozi so urumva ni ikintu kinini abantu badashobora no kumva ariko cyazanye itandukaniro hagati ya Debene reka nakubwiriza ukuri nta kubesha na Meddy niba ari burebe no interview arahita avyibuka neza azashimire Meddy azitore cyangwa Debene cyangwa Tom Close cyangwa n'abandi bahanzi ariko cyane cyane ndashaka kuvuga kuri Meddy ndashaka kuvuga kuri Meddy azashimire umuntu witwa Yvonne ashimire Redivine bagize icyo bamukorera gikomeye cyane kuko ndabyibuka kugera muri iyo sama ukajyamo bro byabaga bikomeye byari nko kujya muri gumaguma byabaga bikomeye so ni naho urebye Meddy yamenyekaniye koko yageze babayobozi bahora bazi yuko ari Tom Close cyangwa abaturage bamubonye icyo gihe bahise batangira kumutandukana noneho icyo gihe umuntu wakunda cyane impamvu batwaraga iyo ngiyo hari uburyo bamwemerera akazijyaza agakora gym tonic muri cercle akogera ubusa uri kumva utangiye kuzamuka mu ntera warawoga amazi yo mu rugo none utangiye koga yo muri piscine wara guterera ibyuma mu rugo usigaye ukora gym tonic icyo gihe byabaga binahenze cyane Meddy atangira kumenyekana bucyo noneho babayobozi baramufata
umwe yaririmbaga ese urambona uyu nda akaririmba karamata amaso ku maso cyangwa sinari inkozi urumva icyo gihe byabaga biryoshye cyane bigatuma niba uwo mugore w'umuyobozi runaka yikondera Meddy ntibibe byamubuza kumufasha indirimbo ikurikira nzayikwishyura bituma Meddy sasa aba VIP debe n'aba VIP haba competition ubundi niko abantu batazi naho ngaho kuri cercle byatangiriye bamwe bavuga ngo dukunda uyu abandi dukunda bitangirira aho ngaho kuko icyo gihe mbere barakundanaga tosikono abantu barababeshera barakunda icyo gihe barasengana bararirimbana mu rusengero nta competition ariko noneho competition yabaye mu baturage b'ubwabo kajya bavuga ati giye ngonda Meddy uyu mu bayobozi umugore ugasanga yikundira Meddy umugabo yikundira The Ben bitangira gutya rero sasa kubagabangana abafana nibo baremye umwuka w'irushanwa hagati ya The Ben na Meddy bari abahungu kuko no kujya muri Amerika barajyana ibirori byose barajyana aho najyaga gucurangira za Ruhengeri asanga bari ku ntabwo bari abantu bigeze bangana na n'isa ntabwo bigeze bangana wapi ahubwo habaye ikintu cyo abaturage b'ubwabo kurema uwo mwuka kurema uwo mwuka so DJ rero byaba byinshi tugiye ku mateka yihariye kuko ndabizi hariya afite byinshi reka duhine cyane twinjire noneho umaze kuba DJ bya kinyamwuga byaje kugenda gute kugira ngo uve ku muhanda use nk'ubihina ugire mu ku DJ bya kinyamwuga urumva noneho usubiye muri yasi yo kuba DJ nyine uri pro nkubona ku isango niho twamenyaniye umuntu ugira aho tuziranye wowe wamenye jewe maze imyaka myinshi kugera ku isango utangira kwigisha barimo DJ Ira ni mu sister wawe Philipita icyo gihe nibwo nabwo yatangiye kwiyangaza mu bintu bijyanye na DJing muri kumwe asanzwe azi ibintu bya bacari katara pro ataratangira kubyumva nk'uwabikora kinyamwuga cyane cyane ko yari afite ibimutunze kandi akora neza so nk'utwinjiza aho hantu kugira ngo tuze no kugira aho duhinira navuze ngo ni ikiganiro cya nyuma ariko ndi kumva amateka ari maremare n'igihe abantu bazavuga ati DJ Omar azagaruka wenda tubwire ibi n'ibi gusa ndi kugira ngo noneho ku rugendo rwa Omar tugere kuri iki gihe hari DJ uri professionnel ugiye guhinira aho ngaho amateka yose yakubiremo aho ngaho rero buriya iyo umuntu udatekereza ntabwo ushobora kwevaluwa iyo udatekereza byagize aho ngaho bakajya bamibiraka bakambwira ngo tutumva ngo cike ndayibaha gute kumbe cike ni umudiji uri pro nyene uba ufite turntable icyo gihe turntable nta nubwo wakoreshaga computer ege byaratoroheraga kubera ko twakoresha BPM muri laptop isanzwe ariko umudiji icyo gihe ntabwo hari izo soft ntabwo twari bwazigire zidija kuri scratch live cyangwa se lato ikintu ubwo icyo gihe rero none se buriyo bakubajije umuntu niba ucuruza butike ukabona umuntu akubajije umwenda inshuro zingahe bandi ujye umenya uwo mwenda urakenewe ubushake yego avuga rero ngomba jewe nani mfite mukuru wanjye abantu baramuzi yitwa Bissoso yego yewe ukuntu nakuriye ku muhanda umuntu wari wese umuzi imyitwarire ntabwo twahuza ntabwo twari guhuza icyo gihe twarahuje kwanze byararangiye ntabwo twari guhuza icyo gihe nandi mu bantu bamukwepa ibyo by'umuhanda byose ntabwo nashaka bimenya kubera ko nari mfite imyitwarire mibi n'ikindi kintu nagiraga cyo gushaka kumva yuko je ngomba kwigira niba navuye i Burundi nizanye nkazana ntaho nzacaho nzanyura ahantu hose mpaka nigize ibi bibere n'isomo y'umuntu wari we wese gufightinga biguha igisubizo kuko jewe nk'ubwanjye se nakubwira JALAS Imana ndayemera ariko ntayonze ako nzi yuko Imana ifasha uwifashije nasenga n'amanazavamwo n'umuntu uveho ariko ntabwo wowe nutabyuka mu gatondo ngo ujye gukora Imana izagufasha none icyo gihe nkajya mbaza nuse umudiji ugezweho mu Rwanda nasaba ngo anyigishe byagize icyo bimarira bino bintu ninde stile nkasanga ni Bissoso yebaba
ninde mu DJ ukora kadirake ni Bissoso ninde mu DJ ukora kebisi ni Bissoso la classe ni Bissoso yapfuye ave nicyo gihe nari naramaze kuba pro uriko none ibintu biyongera kumuzana bakantwara mu rugo akanturisha akansubiza ku murongo numva ni hatara yo bwanje uzi ukuntu byagenze naritoye icyo gihe ahigeze kugera kari haruguru ya Prince House imbere ya Stade Amahoro ku muhanda ujya muze yego ewana ngenda nda DJ muze araza baramubwira ati akora la classe baramubwira ati iremera hari umu DJ ariko icyo gihe twe twaratangiye mu tubari twitwaga twacaku batuzi za Alpha Plus za Black and White aho twakoranye n'aba DJ Didier banabande benshi n'aba Mike turabana ariko twe turabana Mike yazanaga igikapo ukamubwira ese arahunze kumbe yafungura imwe amasidi kuko ibyo bakoreshaga ntabwo bakoreshaga computer na amasidi wafata indirimbo ukazandika kuri CD inkoramutima yaragadi yitwa gutya ndigita iki niki wewe yo washiragamo hano washira ku niba ndigita iri kuri kabiri ugashira next kuri kabiri niba BPM iri hari ibintu bya BPM abadije barabyumva cyabaza umuziki nibihujwe ihuye na yoyo ubwo iri hari nayiriho yoyo munyana iki ni wanyemera bose uri no kuvuga indirimbo z'icyo gihe za barore za Saga Plage za Juliana nuko wabikoraga rero wabona umuntu azanye igikapu kavuga ati yarahunze nguriya n'umudije uzana ibikapu kumbe habaga harimo amasidi kuno indirimbo busanga umuntu atuza amamiliyari indirimbo muri computer muri disque icyo gihe wewe wazigendana kuri buri CD mu gikapo imagine ugasanga indirimbo CD imwe iri indirimbo 12 ahandi hariho 12 barakugira uzagire indirimbo zicurangira boate yose kandi uri bucuranga indirimbo kuri CD itarenze imwe cyangwa ebyiri byabaga arugo nk'aba bana mbona ubwo grand frère abagusanze muri ako kabari ubwo abansanze muri ako kabari arandeba ukuntu ndi gucuranga agenda arambwira ngo uziko mukuru wawe yarari hano ndabwira ntoya Bissoso cyane ubu yamenye ko ndavuga arapfuye nicyo cyanteye kuvuga ati rero niba yabimenye ureka nangire musabe nk'abandi ngomba kuba umudije uri pro kuko nubundi niwe nari nkene narabuze umudije nabwira yangire pro aramutigise nawe arabizi mu gihe abandi abo badancise naboherezagayo akabemerera abo bafidera akababemerera abo bandi bamupenze yarabemereye ariko jewe yarankaniye ukagira nta nubwo tuzinanye ariko ndamwumva yashakaga nyene abanza arebe uburyo mbikunda muko bungana so ndamwegera arambwira naramwegera inshuro nyinshi biranga pe noneho umunsi umwe ajya kumenya ko ndi mu ba DJ ba mbere bazi sound music y'ubukwe Omar wanje azi gucuranga ubukwe ati cyane abo kunda bayivugira abo Anche zaramubwira ese n'ubundi ko Omar yagusabye kuva kera ko twege yohereje wadufashije na wamufashije na kubona ko turi gutera imbere no kumusombya kandi tumufata nk'umuntu ukomeye twege turebereye icyitegererezo nawe wamufasha ndabyibuka Danches niwe wansabi ko Bissoso yakondaga umudije witwa Danches ni nk'umwana of course yagomba kumukunda cyane Bissoso yo yakwigishaga n'abamupenzi na ni time na abafidero n'abandi bashaka kubikubwira gufata nk'umwana ewana Danches abimusabye aranyuma aramfata aranjyana ariko urumva yuko nta kintu na kimwe yagomba kugena indabizi icyo nashakaga buri yuri kumwe n'umuntu ufite izina umuntu muri ibyo bintu kuko Bissoso nawe yageragaho kuba imiziki mishasha iki n'iki twiga aba promoter nitwe twabaga turi hejuru
nibo abadafite umwanya igihe bari abadije bigeze kugira umwanya wo kubura umwanya wo gukora download twege bo ku muhanda bazizu bandi akaba ari twe tubaha music icyo gihe rero twege urumva ko nabaga nzi music kandi buri ubu DJ bwa mbere uko wabura umu DJ uzi guscratchinga gute uzi BPM ingana gute n'ima tazi music so niba we JALAS kundira ngongomani nkaba ndi gucuranga ntacyo ngo bizaba ngombwa ko yewe niga inkongomani kandi kwiga inkongomani wamaze kugeramwo hariya inzoga uri kuribona gute n'umukobwa hari ari kubyina hariya ntabwo bishoboka amambo akenshi umu DJ ari ku DJ wa baninze CD n'utabaninze ushobora kubatandukana izi umu DJ ubikunze utazi music kubera ko n'undi nta n'ibindi yitaho ariko umu DJ uzi music man akumvisha umuziki mana akumvisha umuziki uzumve nk'umutima twa DJ Fidel umve Karim umve Bissoso umva baba ira of course yagomba kumenya umuziki kubera ko ira yavuke muri famille yaba DJ umva nawe yahise aza mu 2014 yaba ari jewe yaba ari Bissoso yaba ari ba Fidel yaba dances ba mupenzi bose bamuri impande cyane cyane ko je namo amahande cyane kwa kari mishiki wanje cyane nkamutwara kuri televiziyo nkamutwara mu birori bitandukanye bigatuma yumva buriya n'umwana ukurikirana kuriya ira umubona ni kwameza ko yayisekera kuri yagira gute n'umwana utagira imico mibi umwana uva mu rugo ari uko agiye mu kazi ntabwo rero yari no kugira imico mibi kubera ko yakuriye muri ba Omar bazi bazi umuhanda bikoma n'umwana usanga na nisaha uyucuranze indirimbo atazi ewan ahita kumvisha aho yakarikodinze akakohereza Omar iyi ndirimbo yitwa ngo iki n'iki ukamubwira ukanamuturashonje mwibuka aba DJ niba mutadusubije akazi kacu ariko munadufashe muntu uzi yuko nakujyohereje nagucurangiye ukishima mbabarira nawe uvuga ati Omar shiri igitenge mama wawe shiri ipantaro ira shiri ipantaro umwana wawe ariko mureke kwirengagiza uyango kandi iyo ubu ngubu bagiye gufungura nibafungura uzajya uvuga ngo ni inshuti yanjye nzashiraho ababansi 10 Dajera amabanzi 10 abana abanye diaro we abyishoboreye we no mubanzi bonse ku giti cye aha ngiye guterura ibyuma nawe guterura ibyuma bro nta uzava hariya mu nzu wowe ngo wigaburire uzagaburirwa niki n'abaturage Imana izanyuza mu baturage kugira ngo wubeho rero ndi gusaba abaturage baturebe ntufashe gegenyene nibuzi Fidelo nibuzi Kagame nibuzi DJ Diallo nibuzi umudije wose uzi yuko ari cyo yagufashije ba Arafat ba Chris bande ba Ira ba Bissoso ba Pius ba mufashe muhamagara umugira ati bro ndabizi ntabwo bimeze neza ariko mfite igiombere fata 5 na mfatizi ejo wenda iyi minsi kugenda kugira ngo twifatanye n'igihugu ibihe kirimo ejo natwe dusunika rezo ubwo uzongera kujyoherezwa nande umwana wawe niba utamugize umudije uzajyoherezwa nande kuri kungira imbobo zaba ikibazo Omar reka dusoreze aha ngaha kubera ko ikiganiro tugiranye kiba ari kirekire ubutaha ndabona ahubwo tuzagiye Burundi noneho kuri tele gusa nyine asante bana asante kabisa ari mbarishimye mukunda kunganiza kandi reka twizere ko ibyo bintu uvusorejeho ubutumwa buba bwatambutse kandi buriya kuba bugenewe to whom it may concern abo bireba bijya byose aricyo bari bukore kandi kubw'amahirwe urabona turi kugira tugira ibihe byiza bihe bikugenda bisubira mu buryo niko nabivuga bino ni by'abantu bakeye kuko ntabwo niba bagejeje saa 6 JALAS giyewe akazi kanje night mani mbivugiye hano n'amarira yaze so barebe ukuntu nabo batwitaho pe byanga bikunda ndabizi n'ubu tubayeho ku bwabo kuko n'ubu ayo twakoreye yashize kera ntabwo nubwo waba ufite miliyoni 10 zaba zararaye ariko ubu nanisa n'abandi mudufashe
kugira ngo tukomeze tubeho, tukomeze twambare duse neza. Ejo uzi ko JALAS, reka nakubwira ikintu kimwe utaruzi. Uzi yuko ushobora kumbona gutya base Omar kumaze imyaka 2 nta kazi, ubayeho ute, wambara ute, ugira gute? Ja ndakubwiza ukuri, urasohoka mu nzu jabiriye, bya bindi bya Brian avuga ngo ujabiriye usa nabi. Umukiriya wawe usohokera iwawe akabona urajabiriye mu bisandari mu biki niki. Musaza ejo naza kuri aho ucurangira azajya avuga nyine azumva bavuga ngo uriya mutije arakomeye cyane, kiriya cyo muri kate kiba kibeze kijabiri. Nuva izina mwubatse ntibemera gusa na dufite ibibazo byinshi nuko abantu batabyumva. Dufite ibibazo by'uko ugomba kwambara neza na gusohoka mu nzu utambaye neza, ugomba kujya, ugomba gutunga umuryango, ugomba kubaho byanga bikunda kugira ngo uzakomeze ushimishe abo washimishije. So rero ntabwo nzambara neza nkuko wambwiye ngo nambaye neza gute. JALAS atanyohereje ibyo 30 kugira ngo mbeho. So barebe ukuntu babitaho n'abandi ba DJ bagenzi banjye, ntabwo tumeze neza pe. N'abatabashaga kwivugira reka mbavugi. Abize murabizi ko tumeze nabi. Mwese mubizi sitwirirwa tubivugana mu maguru patandukanye. Tumeze nabi, reka tubishire hejuru abantu ibishoboka badufasha. Niba tutanashonje ariko ibyuma twarabiri, ibyuma twarabiri tugurira ivyuma. Ushaka kugikoraho? Abarundi